Ikibazo cya mbere ni kimwe, ni gute umutoza w'umuhanga nka Didier Deschamps ashobora gufatwa n'umugabo umwe bita De La Fuente wivire mu bana ba Espagne kurera igihugu cya Espagne akamusezerera inshuro 3 mu marushanwa nakwita kabanyabure bagaci bari mu kinesho abanga bavuye mu bana bato yareze ariko asezerera Ufaransa ufite Mbappe, asezerera Ufaransa ufite abakinnyi bose tuzi bakomeye beza n'ikibe twitaga balance habaye kugira ngo De La Fuente yisange inshuro 3 murero mu UEFA Nations League n'igikombe cy'isi asezerera uyu mugabo mu buryo bwose nta na penalty agiyemo. Amagambo magufi icyambere yagize umugisha ukomeye cyane wo kuba Ubufaransa bwakoze ikosa ryo gutanga penalty yo mu minota 25 ya mbere. Yego. Iyo minota 20 yari isobanuye ikintu gikomeye cyane kuri equipe ya Espagne kubera ko nk'ikipe yifuzaga kuza guha Ubufaransa umwanya wo gukina baro cyane. Ariko bakaza kwiregurupa bagakora defense yabo igakorana iri solide ariko ifite igitego. France yabanje kora ikosa iba iyo chance yo gutanga igitego. Donc Ubufaransa ntabwo bwigeze bubanzwe igitego muri rushanwa. Ntibwigeze bukina buturutse inyuma ngo bukore reaction. Ntabwo bobizi. Ntibwigeze bwisanga muri opposition cyose bwararidinze. Yego. Now bamaze gutsindwa igitego kimaze kuboneka. Ikintu cya mbere Espagne yakoze yasubiye inyuma yubahiriza ihame rikomeye cyane iyo abantu badefanda ryo kugira icyo bita compactness, kwegerana. Iyo tuvuze kwegerana uko ngo aba defenseur bahagaze, aha mediateur bahagaze, naha bataka bahagaze, kudashyiramo espace nini, gukora ku buryo habonekamo umwanya muto cyane yo gukiniramo. Bya bindi biri bize gutuma Ubufaransa burahana bucisha imipira mo hagati no bugatangira kuorienta ku ruhande. Yego. Ushaka kumbaza ngo kukiorienta imipira ku ruhande nta kibazo biteye cyane ko Ufaransa bwabikoze cyane bunabona ko na zirindwi babigerageje ariko nibyo si ibitero bihambaye byahangayikisha Espagne. Icyambere ikipe yose yishaka kugutsinda ikorienta ku ruhande. Ndakubwira impamvu no himbaza itubwire rega nawe nukajya ugora abantu ugihita usobanura vuba vuba. Najya ngo nsome ku kantu hidizo wa muntu birengeraga. Izamu riteretse hagati mu bibuga byombi iburyo n'ibumoso, riteretse muri center hagati. Iyo umuntu akorienta gushyira baro ku ruhande abaguhungisha izamu bimuha chance ko nugarura baro muri center araba yamaze kugira amahirwe yo kwiregurupa. Yego. France rero yacakaga guca hagati igasanga uko kwegerana kurimo ku Barsi, kurimo Aymeric Laporte, kurimo Rodri, kurimo umusore wakinnye neza yitwa Fabian Ruiz. Rodri we ntibivugwa birakabije, kurimo Dani Olmo. Abo bakinnyi bari badanangiye ikintu cyitwa gucisha umupira hagati. Icyo bakoraga no kuyisorera ku ruhande. Mwabona ko France yafataga baro ikadekara ku ruhande. Ku ruhande iyo ugiye gutwara umukinnyi tuvuge 1-on-1, icyo bakora mwaje mubona Lamine Yamal uburyo atrack agaruka inyuma. Mwabonye n'amakosa Lamine yakoze amakosa nk'atatu mu minota none nka 20 hanyuma akoza 2 rwose aremereye. Ni ikikwereka uburyo abakinnyi babo bose be it abakinnyi bakina kuri 7 no kuri 11 bari biteguye kuza gutanga support kuri ba bakinnyi bakina badefanda. Ubwo ni kuri Kukurera na Pedro Porro. None dore ikintu gikomeye rero, mwabonye imipira imwe n'imwe yagikurwaho n'umuntu witwa Marc Kukurera akayikuramo muri central defense nk'umupira ko Mbappe mu minota ya nyuma nk'itanu ya nyuma. Yego. Biriya bivuze iki? Niba bari kwatakira ku ruhande rw'epfo rwa Pedro Porro, wa muntu ukina kuri couloir y'ibumoso ruguru ari we Kukurera, kuko danger tari kuri couloir ye aramanuka kaza gutanga support muri defense. Yego. Kugira ngo barinde izamu, babe benshi muri box barinde izamu. Gutyo banazamura baro bayicisha ku ruhande ruriho Kukurera gafatanya na Baena kudefanda urwo ruhande, ariko Pedro Porro akazamuka akaza gukorana n'aba center back kugira ngo babe benshi mu rugo rw'amahinara ba defenseur. France buramahirwe gutyo barayibroka. Noneho ikindi cyahishe cyari gikomeye cyane iminota uko yagizamuka Ubwongereza no bwa Espagne atangiye gukora ikintu kibi cyane iduzo kinababaje cyo kubica. Nango yabaretse half time irangira ishaka kubereka yuko mufite droit kuri baro, twe turi busufure, twe turadefanda iminota yose isigaye. Bagarutse bavuye mu gice cya kabiri, none batangiye kuyereka yuko bazajya banayinjiramo nabo bakayataka. None nk'ikipe yari iri gukina high line defense, urumva iyo babonye bari kubloka ama espace ba Upamecano barakruwa waje masimbuye
bose barazamukana badinye n'abakunde mwabonye kuntu yakoraga overlap menshi bakazamuka ari benshi kugira ngo bagerageze kureba ukuntu barema uburyo ari benshi. Nibwo rero France yatangiye gura nibazo kubera ko none Espagne yatangiye kuzajya ijyana imipira kuri Lamine Yamal kuri Babayena kuri Oyarzabal ikagera imbere ari nyinshi bagakreye uburyo bazana kubona igitego cya kabiri cya Pedro Porro kwa defense yabo yari yamaze kuba chambarde nyine. None se icyo kintu ugarutseho cy'uburyo mediane yawe yakoraga neza cyane nane nakwibaza Didier Deschamps umutoza ku rwego nk'urwe ushobora kuba yakubitishwa system imwe imyaka 3 mu marushanwa atatakomeye akaba ataragira ikintu ashaka kwayikoraho. None igikombe cy'isi hari ukuntu cyabyoroheje bagira ikitwa hydration break. Yanatsinzwe igitego hakiri kare kuko yatsinzwe mu bice byombi by'umukino. Yatsinzwe mu gice cya mbere yatsinzwe mu gice cya kabiri. Didier Deschamps ubona byatewe n'iki kuba yabuze igisubizo yabonera equipe ya Espagne by'umwihariko mediane yabo. Noneho unabihuze ese imvune ya William Saliba hakiri kare nawe yabagize uruhare mu kuba ikipe y'u France yatsindwa muri ubu buryo nakwita ko bugayitse. Ntabwo ari ikibazo cya Saliba kuko na Saliba ataravamo bari batsinzwe igitego kivuye kuri iryo kosa ry'uburangare rya Digne. Spain kugira ngo mvuko nikomeye ari naho ugomba gutinyira umutoza De La Fuente. Wenga yaravuze ngo niba hari ikipe yahagarika Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi na Espagne yavuze ingingo ebyiri. Yaravuze ngo icyambere bafite culture bafite umuco w'imikinire bafite uburyo bakinana baziranyeho ngo bwiganjemo technical ability mu mupira niki nuko ukuntu nyine abakinnyi batanga amapasi agera kuri bagenzi babo nuko ukuntu umukinnyi acenga akaba yarenga umukinnyi wawe agatanga passe neza nicyo kintu cya accuracy cyangwa cyo kunoza uburyo bw'imikinire yabo ku buryo nyine bafite efficacity burizewe ku kigero barabuzi babuziranye ku buryo amahirwe menshi baba bubyaza umusaruro. Twakomeje kubivuga twizerera go Faransa hehe muri individual brilliance y'abakinnyi babo twavugaga ngo cyane cyane attack Mbappe Dembele Olise Doué twari twizeye ko at least bafite ubushobozi buri mukinnyi ku giti cye bwo kwanlokinga situation abigibura akaba yarenga icyo kintu navuga ngo cya compactness bakavuga ngo okay bafunze hagati ariko arafata baro wenda Olise yerimine umwe babiri Mbappe na Deschamps n'abandi bakinnyi bose ubwo Deschamps coach yarabizi ko icyo kintu cyo gufunga kiza kubaho wenda kaza ko yatekereje wenda gutangira gutekereza amatire cadre ibi Mbappe yagereza gukavinga n'ubundi bwo bwose twatekereza ko ubwiza bw'abakinnyi b'Abafaransa wibuke ikintu twavuze balance yabo bacamo ikipe kabiri batanu bugarira batanu bataka twizeraga ko rero baro nigera muri batatu b'imbere final third Olise yigejejeyo biri bugore defense none defense sekeje Laporte yarashaje arakecu nibuke Laporte yaheruka muri Man City avama ajya muri Zazia arasaze pfo muri za Saudi Arabia izuba riramwica aragaruka nabwo nayagarutse muri Barca yumva katagarutse mu giko ku Barca umwana ukirangiza secondaire mu kanya Yesu we nyine wayireba gukabo Pedro Porro ikipe ye yabuze gatongo muri deuxième division Tottenham umuntu wese yabirebaga kabona individual brilliance y'abakinnyi ba equipe de France iri buze kubasha gukreye uburyo bwarangiza defense ya Espagne twavugaga ngo twabonye ukuntu buri gihe bwayatatse bwona igitego n'amakipe yandi bwatsinze Espagne yatsinze ntabwo ari amakipe bitanga twavuga ati none igiye kubona opponent ufite creativity muri Olise ufite capacity yo guscoringa amakinnyi babiri beza Mbappe na Dembele ariko ikagira no chance yuko yagira abakinnyi basorera umupira be it Desire Doué cyangwa se n'uyu mwana Bradley Barcola ariko ntabwo twigeraga twiyatanda ko hatanaboneka n'igitego nge nacyo cyantunguye buriya gutsindwa byashoboka ariko icyanteye ubwoba kurusha nuguhera ku munota 25 bavuye muri hydration break bagakubita iminota 75 bari quiet nta n'igitero gikaze erega mutagera ngo uyu Unai Simon yanukwe n'umupira uremereye wenda ngo ni 1-on-1 ntabwo baba brotse kugeza match irangiye none se Rugaju katugaruke kuri mediane ya Espagne niyo ntwaro mu byukuri uri mu sobanura neza intwaro ya Espagne yo hagati irimo umusore muto cyane witwa Pedri utakibona umwanya Pedri ni umukreateur ni umukreateur ntabwo ari ubwa mbere
muri Barcelona niwe muntu ukereya niwe muntu ugumana baro nini niwe muntu urema tempa Barcelona uyu munsi na match zindi zashize arabanza ku ntebe y'abasimbura ni yagiyemo ubona atari wa muntu ugiye gukereya ahubwo aza ari umuntu ufasha hagati gutembereza bara ariko akinira igice cyegera inyuma cyane biba byagenze bite nyine kugira ngo uwo muntu Barcelona niyo navuga ngo shingiro ry'umupira uyu nguyu Espagne iri gukina noneho wa muntu Espagne na Barcelona igenderaho mu gukereya mu kugira gute buri mwanya gicara ku ntebe Mediane ya Espagne rero kuki bahinduyemo Pedri Rodri n'umuntu witwa Fabian Ruiz bahuje ikintu gikomeye cyane kibafasha muri iyo compactness umutoza arabizi ko afite defense ishobora kuba vulnerable itarinzwe neza aravuga ati rero Fabian Ruiz afite height afite igihagarara afite umubiri ni muremure n'umusore none ara Fabian n'umuntu uza akabera appui umukinnyi witwa uyu muri Paris Saint-Germain kano ka Kayafa kano kagufi ka Vitinya kameza nk'akagabo kitwa Kayafa ko muri Bibiliya kari agatambye gakuru kari akibyanwa kitwa Kayafa nkita ka Kayafa kari ka Kayafa rero karamukenera cyane kubera imbaraga ni muremure afite ingufu kandi nawe agira amapase meza y'imoso maremare cyane none bakamwongeraho Rodri bagahita bagira abakinnyi barebare b'abasore bashobora guhagarara imbere ya defense bakayirinda kweri none rero dore kiba gisigaye nimero 10 wabo babakeneye ko yiprojecta cyane akegera rutayizamu amashyi ku muntu yitwa Dani Olmo akinye match itabaho kabisa Dani Olmo yakinye match itabaho Dani Olmo n'ibindi bintu abantu basubira inyuma bareba igitego cya kabiri ukuri byagenze vraiment arebe wake yawe bayihaye man of the match bayihaye Pedro Porro nawe yakinye neza Pedro Porro bamusimurije abakinnyi babiri yatangiranye Bradley Barcola arangizanya na Desire Doué ariko na Mbappé yanyuzagamo akaza kwasabira birangira nta kibaye so navuga yuko ibanga rya Spain ubu ngubu ntago ari ubusatirizi bwabo abantu batabyibeshyaho kuko nta mukinnyi wa Spain numwe ufite ibitego bitatu haruhari oya Zabari bafite Zabari ugize bitanu oh yes arakamacha yakwisemo bibiri nka bitanu ariko urumva nta nubwo ari mu bakinnyi ubu batatu beza ubwo harimo bafite byinshi bane ntago arimo kuko hari Messi hari Mbappé hari Jude na Kane bafite ibitego birenze ibyo ubwo ni ukuvuga ngo yaba ari nk'uwa gatanu ikintu gikomeye rero iyo yubakiyeho nuko kudefanda kwiza kwayo nta n'ikindi kudefanda kwiza ni iki nuko kwima umupira ntutekereze ko kudefanda kwiza ari ukugira abadefenseri b'ibikuke babandi b'ibisore b'ibikosto oya abo kudefanda kwabo ese n'ubu ngubu uziko yagiye possession ya 51 France kagira 9 kagenda Espagne kabagaca hasi bateye imipira 10 yari 2 ijya mu izamu iyi 2 bateye mu izamu yose bayitsinze ibitego uri kumva efficacité shot on target 2 ibitego 2 mu gihe France yateye shot on target 3 nazo zitanakomeye ari dupira na Simon yifatiraga bisanzwe kona 7 ku France ariko nyamara ko nimwe kuri Espagne yari ihagije kubera ko Espagne ikintu yari ifite gikomeye cyane ni tugerageze kubima umupira gake turi ubone tugire efficacité imbere y'izamu so aba bakinnyi bacu b'Ubufaransa babirabura barushijwe icyo kintu umutoza wa Arsenal yavuze technical ability ubwenge kabisa capacité yo guhererekanya icyo kintu cyo kugira ama accurate passes agera ku bantu guhererekanya intelligence Rodri ari ahantu ya control agatempo icyo ni ikindi kintu cyo kwibaza buriya France yo biza kuba match iri kwiruka cyane ifunguye ari vutano kuvuta imbere izamu kurindi bifunguye cyane France yari gutsinda ariko ikintu gikomeye Espagne yakoze no gufata umupira ikawugira nk'umuziki wa slow ikamanura ikintu cyitwa tempo y'umukino rhythm of the game ikayimanura bikaba amapase magufi kandi akinirwa hagati cyane ibyo bituma kuri equipe ifite abantu nka Mbappé bakunda kwiruka abantu nk'aba Dembele bakunda kwiruka muri espace kuko ikipe itari kumuvinga itari gufungura cyane ngo yagura ikibuga cyane ubura ahantu uca none bikagusaba kugarukamo hagati none bigatangira gusaba ya technical ability ari byo wenga avugaga bwa buhanga noneho dore ikibazo bari bafite sibo wenda Olise yabigerageza Mbappé yabigerageza
icyabishe cyane niki niba ari abahungu banjye abiraburamo hagati Mediane bikarani uwo bita Kone uwo bita Chouameni n'uwo bita Rabiomana we ndabwiraga Argentine mati kumbarira amasegonda 30 ko bayuzuza baherekanye muri kibuga ari byashobokaga ariko amasegonda 30 yonyine ariko hari umuntu ngira ngo utubwireho kuri iyo Mediane imeze gutyo ikumana baro cyane kandi kagatambarizamo hagati ibyo bintu ntabwo biri mu byatumye Lamine agira imibare mibi cyane muri World Cup. Ntekereza ko baje bazi ko Lamine ari mu bantu bababora pe bakina neza ariko Lamine ni umuntu ukinira ku kantu kangana urwara kegereye umurongo kandi aragaheza cyane. Yego ntabwo rero ukurikije ukuntu Mediane Espagne ikina sinzi niba baro ziba zimugeraho ni icyatungira imibare imeze ko ntekereza ko ikintu gikomeye bakoze ni ukudafata approche yo kuba ikipe iri too offensive yifungura ngo yatake cyane ahubwo yagize ikintu cyo gukonserva umupira muri Mediane. Conservation rero ubibonera no mu minota yabo ya nyuma iyo bamaze kugutsinda bazana Pedri burya nta kindi baba bari kurwana cyo Gentil nukugumana none iyo baro conservation ko ikunda cyane gukonserva kwabo rero byatumye batagira cya kintu baje ariko babizi Gentil bafite Oyarzabal bafite Lamine bafite na Bayena nibo bakoreshejwe cyane imbere. Abo bantu bose nta muntu navuga ngo ni wa muskora w'igitangaza w'igikuke bijya gusa na Euro ya 2012 nayo bayitwaye gutya ku gatego kamwe na World Cup na World Cup ya 2010 nayo bayitwaye gutya baba babizi ko we don't have those strikers bibitangaza babandi twaremye nyine bashobora kuba aribo twakubakira ego Antone bari bafite ba Torres bari bafite ba bande bose igeragije n'ubungu ni ba David Villa bande ego ubu rero baravuze bati niba tudafite abasukora bibitangaza reka tugerageze gukonserva cyangwa kugumana umupira cyane nizo mbaraga zacu nwango nitu nawe nturaba ufite nubu utawufite ntabwo utsinda ntiwatsinda udafite umupira nunanirwa urakora amakosa tubona igitego nitubona kimwe cyangwa bibiri muri minota dusoze match so birangira ikipe igiye kuri finale turababaye cyane abafana b'Ubufaransa nanjye nibwo nafanaga nkavuga yuko ekipe nziza ari ikomeje ahubwo ikibazo mubaza ni kimwe hagati y'Ubwongereza na Argentine urabona izakomeza iyo ari yose bigendanye nuko amakipe yaza hari izazana gatuza imbere ya Espagne wabonye buri ekipe yapfa kukazana rero abantu babyibeshye ntago ari Ubwongereza na Argentine ngiye ibintu mbibabwiye ntago mwabyemera ikipe yazana ikintu giteye ubwoba ikipe ya rivalize ntago ari Ubwongereza na Argentine navuze Jude mbona abantu bari sararanze Jude nta cyana n'umuntu witwa Anderson neza uzabureba nabajya gusa nabo ekipe mbi ahubwo cyane ni ya ba Messi kwera Makaristeri Enzo na Messi abo bantu batatu ndabakubwiye Gentil muri Argentine ukuri ifite ibibazo abantu bayisuzugura Argentine kitari fluide barayigumana ifite Makarista ifite Enzo ifitemo na Messi kandi akangubwira ikintu cyitwa Lionel Messi ni katalizeri Messi ameze nk'umunyu Yesu niwe yavuze ngo mugende mu munyu wisi Messi ni umunyu mu bintu byose urabona ibi bintu bose baba bakora bamba pe bikamugora kwanirokinga ikiza cya Messi azi niba hari tight space azi kwikiniramo agaba ati baro ndayifata nshenga umuntu nyidekare nindangiza kuyitanga na erega nayo ikinira ku makonsinye nihitereye ubwoba nayo bra Argentine nayo gukomera kwayo sama individ ni konsinye cyane kandi abanye tushera ikintu yarekana magaje bundi tukabakinnyi be nuko tubaha konsinye warabonye reba ngo atake zacu ntago ziri repetitive aravuga ngo ntago dukora cyane aravuga ngo ntago dukora triangles cyangwa amatriangle ku ruhande kwa kunda bashaka yuko abakinnyi nka batatu bagenda bagakora akantu ka triangle bagahererekanya mbese bakabanza bakadomina territoire runaka yo mu kibuga kugira ngo bakure adversaire haze babone uko bahakura baro none bagende mu kandi gace ariko bamaze gukura abakinnyi benshi ahantu ahandi abajyanye umupira abahari basange nta obstacle nyinshi bahasanze kuko niba udominye tuvuga ibumoso ugatuma adversaire benshi bazi ibumoso iyo ijyanye hagati usanga harimo vide kuko abenshi ba adversaire bari barahobora yari ibyo byarabananiye
ekipe rero iteye ubwoba yabagora ni Argentine. Argentine Ikindi Argentine ifite maturity iteye ubwoba. biteye ubwoba. Argentine ibayeho Ibindi. mu buryo bwo gusufura ntureba yana kwihanganira kwiruka inyuma ya baro. Argentine Ibonye yuko ugiye no kuyica yavuga ati twiruka inyuma ya baro. Argentine iheruka kuregeza ubundi mu matsinda. Ubundi guhera yava mu matsinda imenyereye gusufura, imenyereye gutsinda ku munota wa nyuma, imenyereye kubira icyuya cyinshi cyane. Yakure kukanayitsinda kuko nafite uzo gutsinda. Ikindi kandi nayo ikintu bahuriyo na Espagne nabo benshi bonaga nimbi cyane. Kari igihe abanza Lautaro Martinez hanze abanje Mari Fares akaza yo gutanga pass cyangwa igitego cyane bakaza kugitsinda. Nawe ne equipe nekeza ko yagorana ariko Espagne ndabona favori kuri iki gikombe. Espagne Lamine Yamal hari kwibazwa ngo ese yatwara Ballon d'Or. Lamine ntabwo yagize igikombe cyiza ariko mwibuke Lamine hari utunafite twamuvugira. Lamine afite championnat ya Espagne. Lamine afite Copa del Rey. Yego. Murabyuka ko baye oya Copa del Rey byaranze. Oya byaranze. Basezeranye na Atletico muri demi finale this way. Sociedad ititwa. Uzikari ibyo. Ako champion bibaye igikombe cy'isa gashaka kuzakubitana kimwe kuri finale kiza gitwara. Ashyizemo igitego kuri finale ariko wibuka kandi kantu. Ariko none abantu b'abafavori bari kugenda bamuhigamira. Reka nguhe urugero. Urumva mu kwa munani. Aje mu Super Coupe ka Espagne akagacyura. Akagakenyereraho. Kaba kabaye ka gatatu. None urumva bazatora muri December. Byamusaba gukora ukwezi kwa munani kugera kwa 12 n'amezi 3 yamusaba kuba ari Lamine Yamal uri guscoringa uryoshye uri hejuru. Ayo mezi yazajya kuza abantu batibuka ko yari afite imibare mibi ahubwo bagatwarwa niyo performance yo mu mezi ane ya mbere kandi abarimo championnat abarimo Champions League niryo banga ryambe atayifite ibyo ntacyo yavuga kuko ngenda ndatekereza ko ibintu biri kugenda biva kuri Dembele cyane byerekeza ko no mu gikombe cy'isi. None hari Ballon d'Or ndi kubona yise nibyo ngiye kuvuga. Hari umuntu uyifite itaburanga Messi moindre erreur aramutse atwaye mondial nanu one Yesu we none abone top score ko byameze barambwira iki Yesu we icyo gihe banamugira play of the tournament rero cyane afite ibitego 8 afite assist 3 zabonoza ejo arakubita ikindi gitego na assist imwe arakubita igitego na assist imwe arahita aba hejuru ya assist na akoziko Messi yatwara Ballon d'Or mu bintu by'imikino ejo arakubita igitego na assist kaba ko tubayo nabo bantu bakunda Messi n'ibitego 9 nibyo hari ukuntu umuntu ahangayikira mu oya Argentine uko bivuze nkabitekereza Messi ashobora gutwara yakira ejo arakubita igitego arakubita assist enye ibitego 9 kabaye finali agiye agahagarara hagati ya Ken na Jude ntemera ninde muntu mubona wayitwara igiye ku Bwongereza let's say igiye ku Bwongereza ni Ken wayitwara ni Ken kabisa Ken yayitwara harya Bayern yatwaye ibikombe bibiri byo mu rugo imibare hari Ken imibare ya Harry Kane ubwayo mu Budage honyine ni imibare iteye ubwoba ariko Ken byamusaba nawe kwizi match ebyiri demi finale yejo na Argentine ndetse na finale akora ibitego bya Ken ntabwo ari bikeya nubwo afite bitandatu ariko yari quiet kuri no match y'ubushize he was too quiet yaracecetse Argentine iyi match ni Jude yayikinnye match y'ubushize impamvu yabaye quiet ko iswa n'icyagiye yafashaga Mediane cyane cyokora yafashaga Jude nibyo twasobanuriye abantu hano babandi bamwe baba bashaka gusa kuzana iminzani ntunabasobanura ngo banumve ngo nitubyumva Edison ngo bari gushaka kuri RBA ni muri ndire nimba umuyobozi wa radio nibwo nzamuzana ariko umuyobozi wa radio ndamushuhuje nizere yuko umuyobozi wanjye abizi yuko nta kibazo mfite cyane ko umwanya ntago bawukorera ari iryoheye cyane umwanya udakorerwa ikizamini umuntu ntago yavuga ngo azawuntwara ikibazo kiba gihari bigoye cyane mba rero ikintu gihari umuntu witwa Messi dutangire kwitegura kugira agahinda gakabije ejo naramukagize finali akomeza ubwo yabateye ati birasafiye cyane agize mondial ebyiri Ballon d'Or 9 kandi ubwo ntabwo barabongereza bahagarika Messi mwana ni igitego na assist igenda bikubwiye mba mpagaze abo navuga ngo Ballon d'Or garayibye nababivuga none mva ko bakunda kuvuga ese Jante twazabiganira dute noneho ya deba ntiyabirangiye noneho kuvuga ngo umukinnyi ibihe byose ntabwo nyanyi kuri deba Cristiano na Messi yararangiye iyo umukinnyi ibihe byose aravuga ngo ikibazo turiho ni Messi na Pele na Maradona ubu niyo barangije byararangiye atwaye mondial ebyiri afite Copa America ebyiri akagira Ballon d'Or
icyenda afite Champions League enye ubwo yabageze mu bikombe bigera muri 49 ntiyazabara nakandi kamwe yazongeraho muri Inter Miami akagira Sontwani Messi uwazavuga ngo umukinnyi yagize ibikombe 50 harimo iby'isi bibiri harimo Copa America ebyiri harimo Champions League enye harimo Ballon d'Or 9 yabagize ya 9 none se ubwo hari umuntu wazongera guhagarara akabura fait dufite iminsi ine iri busy y'ubuzima bw'umupira abantu nibabanze bumve urana ko akunda umugore umugeza kwa muganga bakamwe ngo yinjiye muri salle d'opération abantu nibanze bumve Messi yinjiyemo abantu nibanze bumve kino kintu liga urabona wa ntago ngiye nshaka okay ntari ibi abantu nibumve kino kintu urabona hano igikombe kizi kigeze top scorers bose nta muntu numwe urejura imyaka 28 yego turabyemeranye nta muntu numwe urejura imyaka 28 Messi wenyine top scorer barusha imyaka 11 ibyo ntago ari impanuka mani uriya mugabaza umupira biteye ubwoba nishi cyane uvuze akantu gakomeye uvuze ngo bari abana bose bose ufite imyaka 28 n'abagabo Messi n'abantu Messi arusha imyaka baje Messi ari gusoza tronkome bavutse Messi ashoje tronkome ashoje tronkome umuntu wo muruta pe nawe tekereza umwana wanyu wavutse urangije tronkome ukuntu muruta uwo muntu arajya mu kibuga agacecambo akagira ibitego 8 akarebe batanga yari batanze hat-trick agenda aterekamo kugira ngo byumve umwana w'iwacu nge wavutse ni gatronkome hagati yanyu nawe harimo abana babiri ni kabucura kacu ngaho tekereza ngafite 10 akubona nka papa ni papa nubundi ngafata nk'akana kanjye mba numva ari nk'akana kanjye umuntu uti imyaka 10 nuko tutakubaganye wa mu byara muri Messi kuri Haaland ku bantu bafite imisemburo ikora neza cyane ku bakobwa duza hari igihe rwose amutera inda akabyara kuko buriya nkubwije ukuri ntago Messi yakugana na Haaland ko mfite ubwoba Messi ntabwo akugana na Haaland nyamara Messi ara mwitonde baze ejo muri Kigali University muze ejo muri Kigali University tureba niyo match turaba tureba amateka arabatwege bro uziko dushaka kuzabaho ubuzima bwose tukazapfa tubwira abantu ngo mwe mutabonye Messi twabonye umukinnyi bihe byose bakazajya tubaza ngo yari muntu ki cyane rwose uziko ikiriyo cya Messi cyo gihe Messi nitaba Imana gishobora kuzaba ari nk'ikiriyo kizagurutsa abami n'abatware bakajya gushengerera isi yose zatanga konje isi yose nyine tukavuga tuti hari umunsi ngarukamwaka umunsi bakawumwita kuzirikana umukino umunsi mpuzamahanga wa Messi Bogi umuvandimwe wanjye uri muri Amerika aravuga ati mumbwire kuri Rodri reka mbabwire ijambo rimwe kuri Rodri Pepe wigeze kumuvugaho nkunda kurivuga ariko ryarandyoheye kuva narisoma Gentil ndabizi ukunda ibintu by'amafilme cyane Pepe yaravuze karanara ku kantu kuri Amazon Prime avuga ngo umuntu yitwa Rodri yigeze kugira abagenzi baravuga ngo nzatsinda ibitego 10 kuzamura baraseka ati mu kina gatandatu yatsinda ibitego 10 kuzamura muri sezo byagenze gute muri toute competition arabikubita abatsindira n'igitego cyabayishe Champions League batsinze mu Inter Miami babaza Guardiola ngo Rodri ni mukinnyi ki yaravuze ngo Rodri ngo ameze ngo nk'umunara wubatswe ahantu mu ishyamba urabona rukundo abazungu nk'amashyamba tuvuge nka Nyungwe ano mashyamba manini nyine y'inzitane yegeranye bagenda bakubakamo inzu abazungu nta kintu batatekereje bashyiramo akazu bakavati birashoboka ko hari wenda nk'abantu bazaba bari mu ndege bazaba bari nko mu modoka bagakora nk'impanuka babakora impanuka bakeneye ahantu babona first aid n'imiti ibingibi wenda byo kwisiga nyine kubisebe bazakenamo telefone izi telefone zitabaza zihamagara aba bantu wenda bazakenera amazi wenda bazakenera na bya biryo bitabora bakagenda bakashyira nk'ibintu nko muri frigo bikaba biri aho frigo irimo telefone irimo noneho bakanategura n'uburyo uwo munara ushobora guhamagara kugira ngo abantu baje kugutabaraza nk'akajugujugu uwo munara uba ari ubamurikira ubazane kuri iyo destination kuvuga ati twaguye muri Nyungwe rwagati murebe inzu ihubatse hari umunara hejuru yaho ubwo akanara ni nka kariya kantu bazamura kameze nk'akanteni karekare kakumutuku abazungu bakaba bareprogramye ku buryo kazahora kaka bategura ko icyo kintu gishobora kuzaba ugasanga kizaba nko mu myaka na 50 abirabara no kubaka iyabo yo kubamo bisanzwe n'abana nabyo twatekereje
yaravuze ngo Rodri ameze nk'uwo munara. Nukuvuga ngo ni ikintu cy'ubutabazi. Uzi impamvu ikintu cyose cyangaga muri Man City yaravuga ngo nimuhereze Rodri baro. KDB mugiye kwataka musanze baba gose nyine bakoze ama block akomeye. Subiza bari nyuma kwa Rodri arayifunga itunganye. Defense murugarijwe ego Rodri leta kubwa ati gishyira hano ku birenge. Hereza Rodri nta kibazo. Mediane uracenza urabona biri kwanga bakubrotsa hano hose wowe Jeremy Doku cyangwa Sane mu gihe cya kera. Subiza Rodri muhereza. Rodri ahora ari available kugusingira umupira kandi ahora ari tayari kuwutanga. Nuko ngo n'umukinnyi utabara ikipe muri aspect zose z'umukino. None nka kira kintu umugabo wari wungirije Guardiola witwa Riro yavuze yabigisha cyitwa cutback, the arts of cutback, anabyanditseho n'igitabo. Kuri Man City yakinaga igatwara baro ku ruhande bajya muri box ukabona Bernardo ayigaruye inyuma muri penalty. None ukabona abashosi igishoti cya kintu batsinze na Inter kuri finale ishoti rya Rodri. Nabwo Rodri yarazaga akavuga ati mu bantu beza bashobora gushotera inyuma ya box cyangwa muri box bagezemo Rodri arimo. Urumva yaramubwiraga ngo dufite umupira aramfasha bakamuhereza umupira akawutanga neza muri bwa buryo bwo kujya gutsinda ari project akinjira muri box bawugarura akagufurapa akagutsinda twugarijwe nyuma abapasa Rodri duel zo mu kirere Rodri abayagiye duel zo ku butaka Rodri abahari. Yaravugaga ngo ni nk'ubuhungiro bw'ikipe reka mbyituko niwe siporo niwe gitereko ntereka ibibazo byose bingoye iby'ubwukarizi n'iby'ubusatirizi kandi ni match niko yakiniye. Rodri ikintu cyane na difficulty Rodri araza akavuga ati Man City buze n'igikombe kubera ko Rodri atarameze neza cyane. Ndakumenyesha ko umwanya nari mfite mu mukino witwa Aurelien Tchouameni mukanya na witwa Manukoni abirabura banyu ni ibintu mbabwira abanza Tchouameni ariko wakoze ibara enge ni zero nta kintu bafite nabaswa cyane nta kintu bakoze. Niyo mpamvu muzareba izi match uzizi match zikinwa n'abazungu b'Abespanyol n'abari ababaratino ba Messi wareba match bakina zari nduru ubugira ngo ni dame nta muntu wakwicundi kuri abatwishe erega twishwe n'aba bantu banje nuko ndashaka kubavuga nta bwenge nibyo abo bugabo butatu bwa Argentine McAllister, Enzo na Messi bakorogana na ba Rodri ubwo bugabo butatu kama McAllister bita Jinja bita ngo ni ntuza Jinja ni iki harya tangawizi kuri uriya musatsi usana tangawizi na Enzo kiriya cyane kifite imbaraga mu maguru kikiri gito na Lionel ari batatu hagati baragukoroga bro. Bafashe umwanzuro kuri Misiri iminota 15 barayikubura barabika bashyira muri poberi. Cristiano wanje bamutsinze igitego Kongo yabazayirwa nta nkuru harya Kongo twarangaje cyangwa twarangaje kimwe barayitsinze Kongo kare wibeshye twatsinze Kongo. Portugal yatsinda Kongo. Portugal ni kimwe ku Portugal yatsinda Kongo hakuzi Kongo kazi kuri gusuzugura Kongo. Portugal se ni kipe yabasha Kongo. Igitego abakongomani batsinze mu mateka y'igikombe cy'isi cyambere Portugal nibo ratsinze igitego buri mana yane niyo kipe ngo twaje tuyifana ngo rashaka igikombe nko muntu ngo muravuga ngo azamukina ibihe byose yananiwe Kongo. Mwumve Kongo namwe Kongo uko muyizi